aba ba Brianne batwika ku mbuga nkoranyambaga ntago bari abantu ari abanyabo n'undi mubiri bambara kugira ngo babashe kurya. Bruce Melody ni umukozi. Fata ku mavuta ni umuhanga, afite fact. Fata ku mavuta ibintu avuga uba wumva bifatika, bifite fact. Arakubwira ibintu kumva afite n'ingingo runaka kubwira isobanura ibyo avuga. Bruce Melody we ni umuhanga mu byo akora, ni n'umukozi. Ni ukuvuga aba filmmakers bo mu Rwanda bareke ibintu byo gutwika batangire bakore filime ku buryo mu Rwanda dashobora kuzavuga ngo uyu ni Hitchcock wacu. Turabasuhuje cyane hano kuri Kiza online nkuko mubibona dufite umutumirwa. Uyu mutumirwa akaba yatangira bibwira. Twongeye kubasuhuza, ni IBISHEGU, do mu YouTuber content creator. Twagusuye rero uyu munsi twashaka kugira ngo tuganirize bimwe mu bibazo bitandukanye bijyanye n'urugendo rwawe rw'aba content creator hano mu Rwanda. Wadusobanurira muri make urugendo rwa content creation hano mu Rwanda, cyane cyane ko abantu benshi batamenyereye ko babikora. Actually abantu bakiriya content cyane cyane hano mu Rwanda usanga hari abantu runaka wirefeyeho bakafata inspiration naho ukaba watangira creatinga. So njyewe natangiye ndi mu videographer nk'ibisanzwe, nkafata video nkeditinga filime. Hari filime nagiye nkora ama comedies, nkandika comedy script za filime bisanzwe, ariko mbona bitiwe n'abakiriya turi gukora n'aba boss mbona ntari kubasha kuvuga stories zanjye bwite. Ndavuga ati no, I have to tell my stories. Hari hajemo ino industry tangiye guhinduka IBISHEGU n'aba boss bagatangira kumbwira ngo kora ibi ariko nkumva bitari in line ya story chaka kuvuga. Ndavuga ati nahangereka nkore channel yanjye nzajye mvuga stories zanjye. Nibwo natangiye creatinga channel yanjye ariyo BYATUMYE. Hari so ni nkubaza usubiramo ikibazo nujye kunsubiza gisubiramo akabazo mu gake. Hari ibintu byigeze biba bya hano mu Rwanda bira trendinga cyane bya channel. Nawe wakoreye channel muri ako gakungu cyangwa wari usanzwe bifite? Oya, nge nari nsanzwe mfite channel. Ugiye no kuri channel yanjye wasanga video nari postinze kera. Na postinze video ya mbere kuri channel yanjye muri 2013 2014. Ariko nyine nzi posting ari ya video yo gukina yo mu rugo niki ibahwira aho ngaho. Ejo bundi nibwo navuze reka postinga video zanjye. So tumushimishe Yves, tubwire urugendo rwawe rwose nko mu creator content nyine uko wabyinjiyemo, niba ubikunda, niba hari umuntu kumumotiva muri make yatumirira mu rugendo rwawe nko content creator. Urugendo rwanjye nko content creator rutangira kera nkiri umwana. Nakundaga videos ariko hari uburyo tutabaga dufite access ya video. Actually umuntu atanazi ngo video bazikora gute, kuko icyo twabonaga byari abantu bafotora. Wenda ifoto yo wari uzi uburyo bayikora, ariko video nta muntu wabaga afite idea y'uburyo video ikora. Tukabona filime z'abanyamerika zimwe zikaza zisobanuye, izindi tukazibona ku masede y'ama collection, ariko n'ubundi ukaba ufite idea y'uburyo ibyo bintu bikorwa, kuko kwizo CD cyane cyane z'ama collection hazagaho n'ama behind the scene y'uburyo filime zikorwa. None ukavuga twavugaga ibintu bya montage. Nibwo nge natangiye kwiga ibintu bya montage. Ndavuga montage zibaho. Niga muri primaire nibwo haje ibintu byo gutanga ama machine ku bantu b'abanyeshuri. Bama machine kigiye mfungura imashini mbonamo naga soft kitwa ga scratch. Sinzi wenda nimba ari umuntu wabukazi scratch card, kuvuga kara kantu ko guprograminga ukoresha manode uhuza. None wahuza manode ukabasha gukora animation. Kuvuga nakoresheje iyo soft, nkoresha n'indi soft yitwa Paint yo muri Windows. Fata soft ya Paint, mfata umuntu ndamukata, nkuraho umutwe wiwe kiraho undi mutwe nko muri Photoshop wenda. Mbikorera muri Paint bona birakoze. None unjya muri ya scratch
kaga foto nakoze ndagacomekaho note ndakanimatinga ndakabwa ati move from this position to this position ya foto iramovinga nanjye ko experimentinga none ndavuga nubwo mfashe no foto yose ikagenda kuki nta muvingisha kamwe none nkora igihimba gihera hano umutwe uhera hano bihuriramo hagati birahura ati none narakora filime wallahi ati bya bintu bya Hollywood nabibashije nuko nabashije kwinjiramo menya Windows Movie Maker ni software yazaga mu ma Windows XP najya kuyikoresha nkabonamo utu effect sinzi nimbuze filime ya kera yitwaharanira kuba uyabakanyombya mbona intro yayo mbona ni template yo mwiyo filime yo mwako ga soft none nkora intro imeze nk'iyo ngiyo nyerekana abantu bo mu rugo ndagate byaje ubwo nibwo natangiye kuvuga ati nibi bintu nabikora ndangije kwiga nabonye akazi ubwo ndasimbutse ubwo igihe nigeze za Premiere za Photoshop Premiere na Photoshop byo nabyigiraga kuri tutorial kuri telefone ariko nafite imashini none nahura n'umuntu nkabyanze gukoresha Premiere na Photoshop nkayimubwira ariko nize theory nkumva ko mbonye imashini birimo nabikora mora n'umuntu bwa mbere namubeshye ko nzi Photoshop ayimpaye nari narize kuri pressinga background birananira nyine mitamenya ko nabize pratique nibwo namenye ko habaho IPRC Kigali tukaza hano IPRC nkurira igipangu cya IPRC nkasimbukamo habaga hari internet hari n'imashini z'ubuntu ninjira nkakoresha imashini zaho n'instalamo ama Photoshop iki ndabyiga ndabimenya ndangije secondaire ndumva nararangije secondaire nakoze exit no munsi muri secondaire ku munsi naviriyeho muri secondaire ndi n'umunyamahirwe nahise mura n'umuntu wo muri Red Project turaganira yumva idea zanjye ndagenda mara nk'ibyumweru 2 ubwo mwicyo gihe mwibyo byumweru narindi kwiga n'ubundi visual effect muri ICT Innovation Center twiga za Maya za Nuke bino bya visual effect and compositing ubwo muri Red Project numva bakoze call barampamagara bati ushobora kuza nari mfite inzara yo kureba nyine ibintu kuri tele ndambi ibintu by'amashuri ndabati ishuri rya IPRC Innovation Center tibyo bintu byanyu bya VFX ni mu biguma nibyo nzi nibyo ndagenda ntangira gukora nibwo twatangiye gukora kuri projet icyo gihe nibwo projet ya Mateo High School yatangiye turagenda turashootinga projet iba successfully ijya channel barayikunda ubwo birimo iranyura kuri KS2 kuri RBA nyuma yaho dukora projet ya Muzehe Keve nayo irakorwa nyuma yaho hakorwa comedy ya Subu irandikwa nayo irakorwa nyuma haza gutangira na Rutambi na Subu bisa nk'ibyatangiriye rimwe Rutambi nayo bayicometsemo turakora content ziraza so utubwira urugendo rwawe ariko ntabwo wongeyeho uko waje kuba n'umu content creator ku giti cyawe so kuba umu content creator ku giti cyanjye byo actually abantu benshi bakora videos babumva bakora their own video ariko bakagira imbogamizi ya kamera niki nibwo nge mw'urwo rugendo rwo gukora kuko nari mfite ibikoresho cyo gihe nabashije gusobanukirwa ko ntago hakora ibikoresho ntihakora kamera ntihakora sound ntihakora iki ahubwo hakora umuntu ndavuga ntago nasobanukiye ko ntakeneye kamera na sound birenze kugira ngo nkore video zanjye bwite ariko kubisobanukirwa nabyo ni ikindi kintu kuko cyo gihe industry hajemo ikintu cyitwa igishego bakavuga udafite thumbnail iri hwitako ry'umukobwa n'ikibero ntago watwika udafite thumbnail iri hwiki ntago watwika udakoze video irimo inosaga ntago wakora nukuvuga aba creators bose bajya hangaha batangira gukora ibintu biri aho ngaho n'ibintu bisekeje n'ibikiruma none ndavuga se ko YouTube isa nk'iyahindutse indi platform iriho ibindi bintu none nge ndatekereza ndavuga nshobora gukreya content zigendanye n'ibyo nkunda none ntangiye gukora content zo kwinspira abantu natangiye kuri inspiration motivation poetry spoken words ibintu nk'ibyo ngibyo ntangiye gukora content zanjye none bivuze ngo ndatayiringa stories zanjye ariko mbere yuko creating izo content
narabyukaga mu gitondo nkazandika. Natangiye content zanjye nziyandikira ubwanjye, nkabyandika ari nka script yo kumumotiva ubwanjye, my own motivation. Nkavuga dufite amahirwe yo kubaho rimwe, nta muntu ubaho kabiri kuri ino si, upfuye ubupfuye. Rero uko nabyukaga mu gitondo nabifataga nk'amahirwe yo kuba mbyutse. None instead yo kuvuga ngo nsenge ngire rya sengesho ryo gupfuka mu gasenga, nkatsi mashini yanjye nkandikamo aga script gatoya ko kwimotiva. Nibwo natangiye gukora video zanjye. Hari igihe hari iki video nakoze ivuga ku gihe, nibwo nayikoze nk'icyo gihe nyine. Kumwubyuka mu gitondo, ukibyuka mu gitondo cya kare, kumva umwana ugiye kwiga wiga muri gardienne akunyuza arirema ngo mfite sosiso mfite banana. Tanumva okay, why this kid ashobora kuvuga mfite sosiso mfite banana. Mpita mbihuza na content ya KURI yigeze gupostinga kuri Instagram, arimo aravuga aka video umwana wiwe anyuzeho, KURI arimo araririmba bya bishegu byiwe. KURI ahita azimya video yirukana umwana. Nyine KURI ntashaka ko umwana we yumva ibintu ari gukora. Numva nanjye umwana wanjye mutoya, ntago ari umwana wanjye mu nda, n'umwana mbereye tonto. Numva arimo arasohoka agiye ku ishuri aririmba mfite sosiso mfite banana. Ndavuga maybe na Bruce Melody cyangwa undi muntu ukora ibi ngibi na Pirate uvuga ngo Emile narimo aragirisha niyo Bosco, ashobora kuba atatuma umwana we yumva ziriya ndirimba akora. Ndavuga ati reka mpita mperaho ndandika ngo se ufite sosiso ufite banana, what are you telling people? Nimba ibyo bintu uri kuvuga tudashobora gutuma umwana wawe abyumva, ni iyihe content urimo urashaka guhereza abantu? Mpita ntangira gucreatinga mpereye ku icyo ngicyo. Ndavuga menya ari nayo video ya mbere nakoze, ari nayo yavuye mu commentaire abantu banga. Ibishegu ubwo biri mu cyatumye ugira motivation yo gukora content. Ya ibishegu biri mu kintu cyanye inspire gucreatinga content. Utangira gukora content ya mbere washyize kuri izi platform, hari Facebook, TikTok na YouTube. Content yanjye ya mbere nayishyize kuri YouTube, ariko nkatama gace kato nkashyira kuri TikTok. Akagiye kuri TikTok kaba viral, karakundwa kurusha aho nashyize. Nukuvuga TikTok aba aribona audience kurusha YouTube. N'ubu ngubu TikTok yanjye ni irebwa cyane kurusha YouTube. TikTok cyo gushyiraho video mu munsi umwe kabigeze 10,000 bya views. Ko nashyira kuri YouTube safrop, kubera ko YouTube nyine nk'umu content creator wasobanurira abantu gute gutandukanya izi platform, YouTube, TikTok, Facebook. Ese umuntu ashaka gutangira yatangira kuri iyo platform nihe wa recommending? Actually biterwa n'ubwoko bwa video ugiye gukora, kuko buri platform yose bifite uburyo i-designinze na content zigomba kujyaho. Nka TikTok nubwo bagenda bongeza iminota, yatangiye ari amasegonda 30, ubu ngubu bageze ku minota 3. Actually TikTok no utuntu umuntu areba ascoringa azamuka agira gutyo. Ni ukuvuga video ufite ubu video bugufi ya TikTok yaba ari nziza cyane yo na Instagram. Ariko ufite video ndende nka video y'iminota 5, video y'iminota 10, YouTube na Facebook, kuko nibyo bifavoriza ayo ma video maremare. Abantu benshi ba create content bashaka kubona views kugira babone amafaranga vuba. Wowe wagiye gukora content, target yawe ari iyihe? Kwari kugira abantu inama gusa cyangwa hari uburyo wateganyaga ko byazakubyarira inyungu? Actually nkora video ntago natargetingaga views. Ntago wakora video utargetinga views, kuko zo uranazibura. Views ntacyo mupfana. Views se ntago ari mu byara wawe ngo uzishyize hariya ngo urazibona. Cyangwa ushobora gupostinga video ntago ushobora kubura views z'abantu 50 bareba stat yawe ya WhatsApp, kuko na bose niba bireba nawe babyara bawe ntibaba babireba. Ahubwo
ukora video uvuga njyewe ino video iranejeje ku buryo njye na video zanjye ari video yanjye njyaho nkareba inshuro 5 nkayireba ejo nkagaruka nkayireba ejo nkagaruka rero iyo mbonye ibyo byishimo muri video yanjye biba biri enough byumvikana ko n'undi uzayireba ashaka kubibona biba byumvikana ko n'undi uzayireba duhuje ibitekerezo azayikunda hari abantu tudahuje ibitekerezo urumva kuri internet abantu benshi iyo bakubwiye ngo search 1/5 cy'ibintu bisaki 3/5 by'ibintu bisakishwa kuri internet baba bifite aho bihuriye na pornographic content ni ukuvuga nimba udafite pornographic content audience yawe y'abantu bazashaka bakakugeraho ni bakeya so wowe ikiza kora ibintu ubona ko bikunejeje binagupresentinga nimba ushaka kuba umuntu standing out ariko nimba ushaka gutwika twika vuba winjire mu nyine uhita utwika wisohokeremo kuko gutwika ntago bihira abantu benshi uratwika n'ubundi ukagenda so tubwire muri makeya kuntu ugira igitekerezo cyo gukora content uburyo ubikora sikoresha izihe programme ufite ibihe bikoresho utubwire muri rusange uburyo ngira igitekerezo cyo gucreatinga video akenshi igitekerezo kiza mu gitondo ariko igitekerezo mba nkimaranye nk'iminsi mu gitondo nibwo mbyuka nkatangira kwandika script akenshi nzandika mu gitondo nkibyuka kwa kundi mba mvuga nibwira abantu badasobanukiwe script icyo ari cyo script inyandiko y'ibintu ndi bukore ukoresha bike ukoresha computer ukoresha ndaje ndi hejuru muri interview ndaje yego amajwi ari kuri si itangazo ngiye mbaza ikibazo bundi bushya telefone nabonye kwegeza iwe byacitse ngiye mbaza ikibazo bundi bushya ikibazo ku bantu watubwira muri makeya ku rugendo wo gutangira ukuntu ugira igitekerezo cyo gukora content ese wifashisha kugira ngo ubikore ese igitekerezo gikura he n'ibindi bikoresho ukoresha muri make dusangize nyine kuntu bigenza igitekerezo ukuntu ntangira gukora content yanjye habashize nk'icyumweru wenda mfite igitekerezo mu mutwe vuga wenda ngiye gukora ku bintu byo kuza ngiye gukora kuri video nkizi nka video ndi gukora itwa nkunda indaya n'urumogi narebye inkuru ya papi Ndahiro Valence papa avuga ku bintu by'indaya n'iki abantu batuka indaya ndavuga okay reka nze nkora ino video gutya ndavuga okay ndagenda nyitekerezaho ndandika script no kuvuga mw'iyo video ikintu nkora ndavuga ngo nkunda indaya n'urumogi idea irimo iyo ni title ariko idea irimo nuko abantu uburyo dukura tuba tumeze umuntu ni nk'igiti urareba iyo ugeze mu ishyamba ushobora kubona ibiti bigondamye bimeze gutya bimwe bizengurutse iyo ubonye icyo giti kugira ngo kimere gutyo nuko biterwa n'ubutaka cyakuriyemo na condition gishobora gukura kigahura n'ikindi giti gutya kigakata gutya kugira ngo kibere kirekire niko cya giti kigenda kigonda rero nimba uramutse ubayeho ubuzima bw'uwo muntu wita indaya n'uwo muntu nk'urumogi ubashije ku experiencing ubuzima baho ukaba mu nkweto ze byibura umunsi umwe wabasha kumenya impamvu kandi abantu twese muri no si tugira addiction ushobora kuba uri addicted with money ukunda amafaranga cyane ugasanga ukunda gusenga cyane ugasanga ukunda akazi cyane kandi ikintu cyose kibaye kigakabya kiba kibi nibwo rero narebye nkuru y'uwo mujama mbihuza n'undi muntu nyine wari uri gutongana n'umumotari nabwo nari mbanyuzeho gutyo nimugoroba nitahiye baratongana ariko kubera ko batonganye wa mupapa
abwira umumotari, yari umupapa w'umubosi, abwira umumotari ngo kubundi ubwo ntunkura umogi. Kuba batonganye ahise abona ko ankura umogi. Ndamuga okay, hari ibyo ari byo byose, hari n'abandi bantu runaka barenganwa bagatukwa kubera ingeso runaka bafite, ahubwo abantu ntibabashe kubareba ngo bamenye ko twese turi abanyabyaha. Buriya twese mwino si turi abanyabyaha, tuba dukeneye ubufasha. Mpita nkora iyo script, ndayandika, ndayitunganya, ubu niyo ndi kweditinga video yayo. Ya na watubwira muri make kuntu nyine iyo idea ugize igitekerezo. Okay, Iyo yari etape yo kugira igitekerezo. Iyo umaze kubishyira mu nyandiko byose bikoye, etape ikurikiye ya technique uyikora gute? ni ukuvuga iyo umaze kubikura mu nyandiko ngira content ebyiri. Hari content za motivation na content za poetry. Content za motivation ni idea imvamo mu mutwe, yo nta nubwo nirirwa nyandika, nireka kamera hariya nkavuga nguku turi kumwe, nkavuga ngiye kukumotive ngibi nkahita mvuga. Content ya poetry yo ndayandika, nkajya studio nka recordinga audio nayirangiza nkayizana, nkaba nyumva nakumva ari nziza audio, numva nyine ibitekerezo birimo ari byiza cyane, nibwo mvuga nkajya gushutinga video. Najya gushutinga video yo kwishutinga ntago nita ngo any kind of camera, kuko kenshi ngenda mu videographer gushutinga video, mba ndi gukora filime runaka cyangwa ndi gukora projet runaka, nkahita nshutinga video. Nimba ubyibuka hari video twari turi kumwe gutya, ndakubwa Kiza ntunga kamera, ukantunga kamera bitewe n'akantu runaka kabaye, nkahita nkavugaho. Rero video yo mpita shootingisha kamera yari yose mbonye ndayikoresha. Hari na video zanjye zikoresheje telefone kuri channel zigiye ziriho, hari zo nkoresha Lumix GH4 ni nayo nkunda gukoresha, hari zo nkoresha Canon 5D Mark III, ndumva arizo kamera nkoresha. Ni ya Sony cyacya nakoze ni imwe, nanubwira ajya kuri channel. Editing nkoresha Adobe Premiere, muri editing gutunganya amajwi mbikorera muri Adobe Audition, yenyene visual effect runaka nkoresha Adobe After Effect, gutunganya amafoto nkoresha Photoshop cyangwa Canva. Yo ntafite Photoshop nshobora nko kuba mfite imashini y'undi muntu runaka cyangwa ndahantu hatarimo Photoshop, mpita nkoresha Canva kuko yo iri online mu gukora thumbnail, nkahita postinga video. Okay. Ive tubwire muri rusange cyangwa se ubwire umuntu kuri kugeza n'uyu munsi ucika intege kubera ko yakoze content akagira views nkeya, mugira inama. Nuko umuntu ucika intege kubera ko yakoze video nigire views, banje kumuseka. Ntago buriya biba views, ntago muvugana. Views ziraza kandi ziza umunsi umwe utazi. Hari umunsi ukora video ya mbere ikarebwa, izikurikiye ntizirebwe. Hari n'igihe ukora video ya 500 ikarebwa, uyirebye agakunda n'izindi video zawe. Iyo wakoze video nziza ya indi ya 500 arayikunda, agahita zakareba n'izindi zose. No kuvuga indi ya 500 yigize views 100,000, na za zindi 500 zita zigira views 100,000. Nicyo kiza rero cyo gukora video nziza kandi zisa nkaho ziri mu murongo umwe. No kuvuga umuntu ucika intege yakoze video, nambwiye ntuzacika intege, kuko buriya ntago ari byiza gucika intege mu buzima. Iyo ufite inzozi urazihiga ukanazikorera. Urumva hari indirimbo ya Post Malone na Quavo bararirimba bakavuga ngo bafite komeza ntacyo. No kuvuga hari indirimbo ya Quavo na Post Malone, kuvuga aravuga ngo Post Malone aravuga ntago nari gukorera 100 mfite miliyoni mu mutwe. Nukuvuga ntago ukeneye views 100,000 mu gihe uri gutagetinga 1M of views,
tegereza wa name izaza ihite izamura n'izindi. Ive ninde muntu kumotiva mu buzima bwawe bwose? Actually motivation kuko nkora ibintu byinshi bijyanye na art. Nkunda Leonardo da Vinci, niwe umotiva ko anyereka ko iyo uri muri art field zose ushaka kuzibonamo success. So isomo ridasanzwe ubuzima bwakwigishije n'iri mu myaka ufite? Bosses, they are motherfuckers. Aba boss. Aba boss mufitanye beef. Ntabwo ari abantu beza. Mu boss aragukoresha ko iyo nyine ukorera undi muntu ntabwo yita ku mvune zawe, nta nubwo aba ari na byiza kuko umubosi ashobora kuva mu rugo yashwanye n'umugore we yamututse akazana ya myanda yose akuye mu rugo akayizana mu kazi na bwa bushyuhe akaza agahita bibamenaho atitaye ngo mumeze gutya. Amafaranga yaza mwakoreye ntabe yazirikana yuko ari mwe mwayakoreye ngo yumve ko ari mwe mwamuhaye amafaranga akaba yabambura yayabonye. Ibyo ni bibi cyane. Hari no kuyagwa akagutongera, no kuyagwa akayaguha gutongera rimwe na rimwe akanayakwima. None ari ababosi babi bamara amezi 3 bataguhembye, yamara kuba 3 akaguhemba kumwe yayandabira akayagukata gatakubwira ati wa munsi na wa munsi. Ikindi abo bosi mbona motivation yo gutangira gukora cyano yanjye nka nikorera. Nari ndi kumwe n'abagabo babiri baba boss, umwe aravuga ngo bari babonye umuntu w'umukozi ari kubaka akazi, ahubwo ati se wamuhaye akazi, undi ati se akora iki yabasha gukora ibi n'ibi. Yari umuvideographer mugenzi wanjye. Bicyo gihe nari maze amezi 2 nahembwa. Mubwira ati se ndakamwimira iki ko azakorera amafaranga yiwe nkaba ariyo muhembamo muyo yinjije. Cyabana ngombwa nkamwambura. So that day nahise mbona experience. Kwese ubona ko aba boss ari isomo rikomeye ry'ubuzima. Aba boss ni isomo rikomeye. Don't work, ntuzigere ukorera umuntu mu gihe wakwikorera. Kuko urikorera ukihemba. Nimba umubosi aguhemba mu mafaranga winjije, urumva kuki se utakora ayo yose winjije ukayihemba? Cyangwa nawe ugahemba undi muntu, ariko numuhemba ntuzamuberemo. Okay. Gira inama wagira abandi ba filmmaker hano mu Rwanda ukurikije nawe umwuga ukora? No kuvuga aba filmmakers bo mu Rwanda bareke ibintu byo gutwika, batangire bakore filime ku buryo mu Rwanda dashobora kuzavuga ngo uyu ni Hitchcock wacu. Ko iyo ndebye filime nyarwanda ushobora kugenda kuri tele ugiye gukorana n'umuntu bakakubwira ngo Yves ngo ndashaka uvanemo ibintu by'uprofessionel hano, turi gushutinga content, uniteke imwe tukagenda. Ubwo nimba umukinnyi abyishe nta mwanya wo kumukosora, birahagije. Nimba kamera nakamera hakazamo boom hoya ntacyo bitwaye boom, bazayirekeramo abantu se babireba basi ko tudakoresha boom. Ukibaza se nimba ndi gukorana n'umuntu akaba adashaka ko mba umuprofessionel, arashaka iki? So nimba ujya ureba filime nyarwanda bishoboke ko warebye filime nyarwanda zo ku masede ubona uburyo zimeze, ukabureba n'iziki gihe biteye isoni, biteye n'agahinda kuba filime nyarwanda yo muri 2014 ishobora kurutwa na filime nyarwanda yo muri
kuruta filime isohoka ubu ngubu 2021 biterwa n'iki barashaka gutwika barashaka gushutinga episode 5 ku munsi ibase ni gute washutinga film ugashutinga episode 5 ku munsi so bivuze ngo industry yarahindutse kubera ko hari platform ikenewe content nyinshi ariko ikaba itari kuzibona bivuze ko abantu birengagiza quality bagakora bagatanga quantity barashaka quantity sans quality ariko bari kwirengagiza yuko nyine ibi bizarangira ariko nimba nshobora kureba filime numva Casablanca ubu ngubu nshobora kuyireba Titanic ushobora kuyireba ntuyitandukanye na filime yasohotse no munsi Avatar 2016 ushobora kuyireba ariko hari ikintu abantu benshi 2016 Avatar 2009 hari ikintu benshi abantu bavuga yuko filime z'abanyamerika utazigeranye n'iz'abanyarwanda cyane ko abanyamerika bafite budget nini abanyarwanda bo nta niyo bafite buriya budget yo muvuga ngo budget nini budget yo muri Amerika ntuzayigereranya no mu Rwanda ndumva of course ntago wabigereranya ariko nanone ushatse wabigereranya muri Amerika niba guhemba mu acteur wo muri Amerika bashobora kumuhemba miliyoni 10 z'amanyarwanda umwakitero wo mu Rwanda agahembwa 1000 cy'amanyarwanda ndumva izo budget niye zitangana kumwakitero wo mu Rwanda bamutegera gusa bisi mu Rwanda ushobora kubona umwakitero utegeye gusa ubwo se wakinisha umukinnyi wategeye gusa akabyara we musaruro ko nacyo ari ikibazo ni ikibazo yego ndacyemera icyo ni ikibazo numva ariko hari na filime zo muri Amerika zakozwe ngo niyo system hari Get Out irazwi yakozwe kuri budget itarenze $3,000 kandi $3,000 ntumve ngo muri Amerika $3,000 ni amafaranga make cyane kuko mu Rwanda n'ubu ngubu hakurwa filime zihagaze miliyoni 3 miliyoni 5 zanduru murayizi hari filime zanduru hari Natasha series hari Security ni filime z'amabije manini ariko n'ubundi ukabona quality ntabwo ihuye nizo kandi ubije zirangana $3,000 miliyoni 3 izo bije se nizingana tuzi baridi so wenda icyo kibazo cyo dushobora kuzagikora ikindi kiganiro nabwo nkongera nkaza ukambwira amakuru menshi atandukanye ariko nagiraga nkubaza utundi tubazo dukeye hano muri industry yo mu Rwanda urabizi hari abantu kubera internet hari ibintu byaje ugasanga umuntu baramwicaje bamubajije ibintu runaka akagira icyo abivugaho hari n'ibindi bintu bisigaye byaraje byo gutanga ama review niba umuntu yakoze concert ugasanga umuntu afite review ari kuyivugaho so muri ibyo bintu ukunda kureba ibyo biganiro nk'ibyo by'abantu bakora ama review hano mu Rwanda cyangwa ama debate baganira ku bintu bitandukanye hano icyo cya review cyo bukihuriye mu Rwanda abantu ni ingona ukora review bakagukubita strike ushobora kuvuga ku ndirimbo ya Marina bakagukubita strike ushobora kuvuga ku ndirimbo ya Made in Cyashya bakagukubita strike ibyo byo murabizi umuntu nimba ashobora gusiba channel yawe abizi ko ariho ukura umugati akagukubita strike asa yari afite channel uko byagenze ni za strike so mu biganiro biri gutrendinga hano kuri YouTube hari abantu benshi batandukanye hari fata ku mavuta hari bayakamwana bayaka ba Kamaro banyogoye hari manager DJ Brianne so muri abo bantu ngiye kuguha ntuzo uzagihitamo uwo wemera super manager cyangwa wemera Bruce wemera super manager cyangwa wemera Yaka ntago nabakompara bose bagiye bafite ntuza zabo nishi buri wese afite nishi yiwe n'uburyo avugamo ibintu bye ariko bose ndabumva kandi bavuga ibintu hari ibyo bavuga ibintu ubyumvishe hari ibintu ukuramo hari ibintu ukuramo bizima nk'icyo super manager aherutse gukoresha ubundi avuga ngo abantu yatumiye abantu baze muri channel muri interview yiwe banga kuza kuyikora
actually hari isomo ry'ubuzima ririmo aho ngaho. Nimba ukorana n'abantu akabavuga ati njyewe uno muntu namukoreye interview zishobora kwinjiza miliyoni 6 z'amanyarwanda, ariko ndamuhamagara ngo aze mu bintu byanjye ntazi. Iryo ni isomo ry'ubuzima. Nimba ushobora guhereza umuntu miliyoni 6, muri za miliyoni 6 ukamubwira ati twikame sanse y'ibihumbi 20, uzahangaha nkubwire, akanga kuhagera, bivuze iki? Ntacyo nyine abo bantu bakumariye. So ushyigikiye super manager cyangwa ushyigikiye abataraje? Ushyigikiye super manager. So super manager ibyo avuga ko ashobora kongera gufasha izindi cana akazizamura, wumva bishoboka? Byashoboka kuko super manager nyine kuki atazifasha. Nimba man uzi uburyo YouTube ikora, ubu n'imbuga nkoranyambaga, izina super manager rijya muri search, ucyandika super YouTube bwahita igucompletingira ikakubwira manager. Siko mu gihe ushobora kwandika Karekezi ntibongereho bya Jean Dodier na Jean Paul. Ariko hari abavuga ko super manager nawe ahubwo yazamuwe, yamenyekanishijwe na bariya ashaka kwicaho. Yamenyekanishijwe nabo bisanzwe aribo bamuzamuye, akabavuga ko ari ubazamura, urumva inyungu yabiri he? Oya, ntago super manager yabazamuye. Ntago super manager yabazamuye. Nta muntu yazamuye. Bo baramuzamuye baramufasha kuzamuka. Ahubwo icyo yabahaye ni amafaranga. Bamukuyemo amafaranga. Yakoze video zirarebwa babonamo amafaranga. Sinze umubare wayo, ariko ibyo ari byo byose arimo. Urakoze kutugereranyiza cyane super manager na Yakamwana. Ngiye kukubwira abandi babiri utugereranyiza, Bruce Melody na Fata ku mavuta. Wemera nde cyangwa wumva ari nde muntu uvuga ibintu by'ukuri? Bose ni ibigugu. Ariko Bruce Melody ni umukozi. Fata ku mavuta ni umuhanga, afite fact. Fata ku mavuta ibintu avuga uba wumva bifatika, bifite fact. Arakubwira ibintu kumva afite n'ingingo runaka kubwira isobanura ibyo avuga. Bruce Melody we ni umuhanga mu byo akora, ni n'umukozi arakora. So bose ni none kuba umwe yaraserereje undi, Bruce Melody akavuga ko Fata ku mavuta ameze nk'ifi, ko kurya ifi ubanza gutoranya, wowe bivugaho iki? Bira ni ibintu byo gutwika mwana. Nizo ni gute umuntu nyine amera nk'ifi. Nyine ni uguserereza. Ari kugira nyine ngo ibintu akubwiye Fata ku mavuta na Bruce Melody nawe arabyemera ko sometimes Fata ku mavuta ibyo avuga ari ukuri. Ariko ibyinshi nyine babisaba ngo ibyo avuze byose utoranye kuko byose ntibiba ari ukuri. No mikino y'injangwe n'imbeba rero ntagitahozeho. Na kera tukiri abana twarabikinaga tugasererezanya. Biriya rero no gusererezanya gusanzwe, mwabuga ufite umutwe umeze nk'ipapayi ugenda utambitse amaguru, biriya ni ibintu by'abana. Ikibazo ahubwo bo nuko bibera online. Umwe je akaza akahatwika koko hakaka, nunde je akaza akahatwika koko hakaka. Ni systeme rero yo gutrendinga no gutura. Gereranyirize Brianne, DJ Brianne na Easy Darling. Easy Darling uramuzi? Oya. Ko DJ Brianne ntago. Easy Darling ni wa mukobwa waririmbye muri wagiye muri ya ndirimbo ya Kizigenza yambaye ikariso, hari video. Mudive kazi. Bari abantu wabagereranya ite mu bijyanye no gutwika? Shan, ntago nabagereranya, gusa icyo nakubwira cyo Brianne. Brianne ntago nakumva interview yiwe kubira ko akenshi ntago nkunde kuteri, kandi numvira interview ahantu hari abantu. Rero hari nk'ijambo akoma mukumva ntirikenewe. Banzi kwiteka niteka nshobora kumwumva kantungura. Boroze nzumva kuri TikTok undi guscrollinga nkabona kangezeho. Ariko aratwika, ari nkako nabonye mu kanya avuga ngo ibintu byino gwino ngo birazamuka nyine kumva nawe biri funny tu. Ariko I hope yuko aba ba Brianne batwika ku mbuga nkoranyambaga ntago bari abantu ari abanyabo. Brianne ntago ari uriya tubona. Brianne nundi muntu ufite indi character mu buzima bwe busanzwe, kuko Brianne umupeti wiwe yiga ahantu, umupeti wanje yiga hano hepfo kuri Authentique. Brianne ni umubyeyi. Rero Brianne iyo duhuriye ku ishuri aje kureba umupeti wiwe nkabona nyine Brianne ni umubyeyi ushobora kuza gufata umwana ku ishuri akamucyura.
ntago bihita binyereka ko Brianne mbona ku mbuga nkoranyambaga atari Brianne. Nabonye uburyo asuhuza headmaster agize gutya. Nimba umuntu afite instincts zo gusuhuza umuntu umurerera umwana akoresheje amaboko abiri, ntago bari abantu ari abanyabo. Ntago yamuhaye we ku bwawe wizera ko biyambika undi mubiri kugira ngo bahangane no gutwika n'undi mubiri bambara kugira ngo babashe kurya. Okay, Yves rero ikiganiro twageranye twagisoreza aha. Turagushimiye kuba witabiye ikiganiro cyacu n'ubutumire bwacu. Murakoze, amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Koze cyane.